ndashima Yesu ko atigeze antererana. Ndashima Yesu muri ibyo bibazo byose nabonye ukuboko kwe. Jye nakuriye mu rusengero, mu itorero, muri Sunday school, nkura gutyo mu itorero, nigishwa ariko hari igihe cyageze numva ashaka kubivamo. Igihe nashaka kubireka nibwo nagiye kumva ijwi rimbwira mu mutima ngo fata agenda usome. Nkimara gusoma agenda ariko kugira ngo ndabyubahirize nuko iryo jwi ryari rimaze kunza nk'inshuro 3 ariko numva ntabwo mbishaka kuko nta cyiza numvaga cyanjyohera kiri ku isi. Nukuvuga ko ugeze aho ngaho nta buryo bw'agakiza ugusenga ntibiba bihari, ariko ndashima Imana bitigeze interera. Haleluya. Nibwo naje kumva ijwi rimbwira ngo fata agenda usome. Nkunda gusoma, babe nkunda kwandika. Negereye agenda yifata nasoma. Buri cyambere cy'Imana yavuganye nanjye sinacyitaho, hazaho ibindi sinabyitaka. Ibyo nanditse byagati kuri paji ya 3. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Kuri paji ya 3 nibwo numvi nasomye nibuka ibyo Imana yavuganye nanjye. Imana irambwira ngo ko warucitse intege kandi hari hageze. Bwana asifiwe. Haleluya. Imana yarambwiye mugiye kugosorwa, ariko imvugo y'Imana ntiwayimenya. Ariko yongera avuga ngo none se kucitse intege hari hageze. None iryo jambo rimera nk'irinzuye, rimera nk'irinkuye aho naringeze. Bwana asifiwe. Mita numva umwuka wera aranyongorera ngo jya gusenga. Ndasenga, ngiye gusenga Imana imbwira ndi ma message vugana nanjye. Imana irambwira ngo nigiye ubasha kukomora, nigiye ubasha kugukiza. Ntabwo ari umwana w'umuntu wagukiza, nta nubwo ari umwana w'umuntu yakomora, ariko ndakwinginze ndashaka ko ubabarira. Bwana asifiwe. Imana imvura muri ubwo buryo ngarutse mu rugo mvuye gusenga, agasura karagaruka, byishimo biragaruka. Muri iyo minsi Bwana asifiwe. Muri iyo minsi nibwo naje guhura na Pastor Bishop. Imana imuhe umugisha. Yesu ashimwe. Pastor Bishop ndamukunda kandi cyane. Imana imuhe umugisha. Twageze ahantu mu bukwe tuganira ku by'umurimo. Imana iraduhuza, nsanga ikiri muri we nicyo kiri muri nge. Nyuma yaho harambira ngo dukomeze. Ubundi nagiraga namba ye simuhamagare, nawe yarayigiraga ariko ntituvugane. Suko twanganaga, ariko igihe nticyari bwagere. Yesu ashimwe. Ubwo rero igihe kimwe nibwo yambwiye ngo waje nkakwereka tujya gutera imbere. Nawe se kandi arambwira ngo hari ministeri imwe shaka tujyamo. Tugiyeyo tubasure goki. Ariko mbanza kumubwira impungenge mfite, mbanza kumubwira ibibazo mfite. Nawe hari ibyo twavuganye. Yesu ashimwe. Arambwira ati we ntugire ikibazo, tugende sikutembera tu. Nugutembera gusa twigende. Turagenda. Tuhageze wa munsi wa mbere ndafashwa, ariko turataha. Arambaza ngo byagenze bite. Nawe ni sawa tu. Indi dimanche wagira ngo n'umuntu yamuntu yarongera kandi arampamagara ngo tugende. Bwana asifiwe. Icyo cyumweru cya kabiri nibwo namwe ndumva ari sawa, ikandi numva ari byiza. Benedata muri prayer family nahasanze urukundo nigeze mbona hano. Ayo mashini maki hano hantu nahasanze urukundo, nahasanze urugwiro, nahasanze ibyiza byinshi. Nkigera hano nari mfite projet nari maranye imyaka myinshi, ariko nkigera hano irafunguka. Nkigera hano nabashije kwiga,
ndarangiza ndashima Imana hano hantu ni ukuvuga ko hari ibyiza byinshi nahasanze umunezero baransengeye narakize mu mutima sukukira mu mutima gusa naranababariye ubumeze neza ndakora umurimo w'Imana nezerewe ndishimye mfite ibyiringiro birashoboka ko nawe uri aho ngaho umeze nk'uko nari meze Yesu aragukunda akwitayeho solution sukubivamo nukubikomeza ngwino hano hari abashumba hari abakozi b'Imana bazagusengera bazagufasha bazakugira inama hano hari umurimo wagutse hari ibyiza byinshi nahabonye nawe nuza uzabibona kubw'ibyo Yesu abavugisha tumwongera amashyi menshi mwakoze cyane mukozi w'Imana haleluya amen tugiye kwinjira mu kanya keza k'ijambo ry'Imana y'urufunguzo ariko turagira ngo twongere tubiyegereze twongere tubakire haleluya abashyitsi batugendereye turabakiriye cyane haleluya nagira ngo mumfashe by'umwihariko twongere twakire bishop wacu Innocent ahagurukiye abavugere cyane haleluya ayo mashyi makeya rwose n'ukuri umubyeyi wacu waje kudushyigikira akwiriye amashyi menshi cyane haleluya ntabwo yaje wenyine ahubwo yazanye n'akabavu kiwe Reverend dukunda cyane haleluya mama mwiza cyane urabona ukuntu aberewe asa neza cyane haleluya Imana ibahe umugisha haleluya nanone twakiriye abakozi b'Imana Pastor Bijou na sheri wiwe Jile nagira ngo bahaguruke nabo babasuhuze n'abakozi b'Imana n'abashumba n'inshuti zacu dukunda cyane Imana ibahe umugisha haleluya amen nanone twakiriye abakozi b'Imana bari hagati yacu hari umukozi w'Imana Bishop inshuti yanjye ndagira ngo nawe haguruke haleluya uyu umukozi w'Imana udasanzwe cyane yigisha muri za universite avuga ubutumwa budasanzwe cyane akora umurimo w'Imana haleluya kandi afite na ministeri yita ku bana bo mu muhanda haleluya urumva yuko arimo arakora umurimo w'Imana ukomeye cyane ndetse yazanye n'umukozi w'Imana Manzi nawe nahaguruke haleluya amen amen nanone turi kumwe na pasiteri wacu dukorana umurimo w'Imana Pastor Ibrahim na Madame basalimye tungane haleluya amen haleluya turi kumwe nanone n'umuyobozi uhagarariye umuyobozi w'umurenge wa Kimironko Pelagie wa Kimihurura haleluya Pelagie niwe waje ahagarariye executive kubera yuko murabizi ko muri uyu murenge niho amagare asorezwa rero afite abashyitsi benshi ariko yavuze ati ubunyungirije ndamubohereje kugira ngo muze kubana nawe haleluya rero yaje ari kumwe n'abandi bantu bahagarariye bagenzi babo muri bamwe turi bwishyurire mitiweli ubwo turaza kubabona igihe nikigera haleluya rero munyemerere duhaguruke muri kano kanya haleluya tugiye kwakira ijambo ry'Imana tugiye kwakira umukozi w'Imana pasiteri wacu dukunda Pastor Umunyana haleluya Eulogie ndagira ngo n'amashyi menshi cyane umwakire abenshi bamuzi kuri Pastor Tunda haleluya amen ayo mashyi ari kuri makire ongera amashyi menshi amen haleluya amen umukozi w'Imana mwiza gutya wambaye neza urabona ataberewe haleluya amen karibu pastor dukomere umushumba amashyi menshi Yesu ashimwe
ndabashuje mwese mu izina rya Yesu. Ndanezerewe cyane kuri uyu mugoroba. Ni umunsi udasanzwe ku buzima bwacu. Imana ishimwe. Ni umunsi ukomeye Imana yaremye kera kandi ikawutunganya tutaraba no mu nda z'aba mama. Yesu ashimwe cyane. Ndashimira Imana yuko ivuga ibintu ikabisohoza. Ndashimira Imana yuko itameze nk'abana b'abantu. Yesu ashimwe cyane. Uzi ko ivuga ikintu ikagikurikirana kugeza kibaye. Warabyibagiwe kera, warabivuyemo, wumva warabiretse. Umeze nka mama Beya mbega. Yesu ashimwe. Cyokara mama Beya Imana yamusanze kure sibyo? Umukozi w'Imana usizwe ariko yari yagize gute? Yari yabivuyemo. Rero turabakiriye mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, mwikomera amashyi cyane muri Prayer Family Ministry. Dushimiye Uwiteka cyane kuri uyu mugoroba koko ari Imana ivuga bikaba, yategeka bigakomera. Imana ishimwe. Reka tusome ijambo ry'Imana hanyuma amaye iminota arya inga 10 20. Imana kuvuga cyane 10 amaza. Ubwo ndatanga ubuhamya nka Beya nicarire. Haleluya. Yesu ashimwe. Yosuwa 14:6 tugenda. Pastor nawe arakoze. 20. Haleluya. 20. Yosuwa 14 duhere ku murongo wa 6. Abayuda bahera ko basanga Yosuwa i Gilugali karibu mwene Yefune Mukenaza amaze ati muzica Uwiteka yatuvuzeho jyewe nawe. Akabibwira Mose umuntu w'Imana turi Kadeshi Baruneya. Icyo gihe nari maze imyaka 40 twari turi Kadeshi Baruneya. Mose umugaragu w'Uwiteka antuma kujya gutata igihugu. Bukengarutse muhamiriza ibyo nari nabonye n'umutima utabesha. Imana yacu ishimwe cyane. Haleluya. Ariko murumukuru yivuga ibigwi. Murumukuru yivuga neza. Kandi arimo kuvuga ibyo yakoze. Nta kintu kirimo kuvuga ikintu utahagazeho neza. Yesu ashimwe cyane. Ariko bene data twajyanye bahisha imitima y'abantu ubwoba. Yeweho n'amatanye n'Uwiteka Imana yanjye rwose. Haleluya. Maze uwo munsi Mose ararahira ati n'ukuri igihugu wakandagiyemo kizaba gakondo yawe n'iy'abana bawe iteka ryose. Kozi w'Imana amwaturaho umugisha udasanzwe. Imana nishimwe kuko wamatanye n'Uwiteka Imana yanjye rwose. Mose nawe yivugaho ati ibyo ukoze bivuye ku mutima w'Imana yanjye rwose. Imana ishimwe. Ariko mwagiye mukorera Imana neza. Mwagiye mukorera Imana neza. Ko abaririmbyi bavuze ngo araje araje. Ko Yesu aje mukomere. 10. Nuko Kalebu arongera aravuga ati kandi dore Uwiteka yatumye mara iyi myaka 45 kuko yavuze. Uhereye igihe Uwiteka yabibwiriye Mose Abisirayeli bakizerera mu butayu. None dore uyu munsi shikije imyaka 85 agihagaze neza mu rugema. Haleluya. Yesu ashimwe. Imiyaga mu butayu ntiyari harise. Ntihari imiyaga ikomeye. Imyaka 40 bazerera. Ariko ngo ahagaze neza. Arishi. Ubu ndacyafite imbaraga nkuko nari zifite uyu urya munsi Mose yanyoherejeho. Uko imbaraga zanjye zameraga ku rugamba ntabaragatabaruka na n'ubu niko zikiri. Wowe urwara malariya zose zigashira. Ngo nuko mwagiye muri Rwa Faisal ngo bamushyizeho ngo amaserumu ukavuga uti Imana ndayiretse dore kwitabanye nanjye mu burwayi. Uyu mugabo yahagararanye n'Imana imyaka 40 mu butayu ahagaze neza, atagwa, adatenebuka, adasora ijambo ribi, atiganyira, atitotomba, avuga iby'Imana gusa. Bwana asifiwe. Ababaga ko tuzabigira hari. Na n'ubu niko zikiri. None nk'umusozi Uwiteka yavuze urya munsi. Icyo gihe umvaga ko Abanaki bari bahari. Kandi ko hariho imidugudu minini igoswe n'inkike z'amabuye. None haraho Uwiteka azaba ari kumwe nanjye. Mbirukane nk'uko Uwiteka yavuze. Imana nishimwe cyane. Ubango Kalebu
kuki Imana yagize gute yavuze gusa nta kintu aho kuki muhagarara uko ibintu bisa n'uko ibintu bimeze ugomba guhagarara neza kuki Imana yagize gute yavuze gusa utitaye ku miraba utitaye ku mataba utitaye ku misozi hagarara kuki Imana yavuganye nawe Imana nishimwe cyane Yosuwa arakareba mwene Yefune umugisha yongera kumusabira umugisha kandi na Mose yamusabira iki umugisha Imana ishimwe hari abantu basuzugura sha bakoze b'Imana bora Mose yamusabiye iki umugisha Joshua yongera kumusabira iki uyu muntu azabura umugisha abana be bazabura umugisha abuzukuru be bazawubura kuko muri DNA ni umugisha gusa Bwana asifiwe amen Mose amuha umusozi witwa Hebron ngo habe gakondo ye nicyo cyatumye Hebron haba gakondo ya Kalebu mwene Yefune umukenazi Mana nishimwe cyane namumvishe ubwoko bwe nabugingo n'ubu kuko yumatanye n'Uwiteka Imana y'Abisirayeli rwose ndagira ngo kuri uyu mugoroba ukora isezerano ry'Imana uvuga ngo nomatanye nawe Uwiteka Imana yanjye rwose tomatanye nawe ushaka guhura n'imiyaga maze aragutegeka imiyaga kandi Heburoni kera hitwaga Kiyataruba Aruba yari umuntu wo mu Banaki ukomeye kuruta abandi nuko igihugu gihabwa ihumure Imana nishimwe cyane igihugu cyahawe ihumure kubera ko Kalebu yageze mu masezerano ye Imana ishimwe muzi Imana ireba nk'abantu se ntabwo ireba nk'abantu Imana ifite amaso yayo yihariye Kalebu ageze i Heburoni kubera ko ryari isezerano ry'Imana Imana yavuganye na Mose mu butayu ageze ku musozi Imana yavuganye nawe igihugu cyose gihabwa iki batu bakapumuzikasha abantu bararya barahaga kubera ko Kalebu yageze ku musozi w'i Heburoni Imana yavuganye nawe mu myaka 40 Imana nishimwe cyane rero reka mbabwire sinabwiriza kuko mbwirije Isaya yarangiye kandi nabwo muvuga butumwa uyu munsi reka rero mbabwire Imana ukubigira neza iyo Imana ikubwiye ikintu ariyo ikivuze iranagisubiza haleluya Imana nishimwe cyane nayihamiriza ubu ngubu avuga ngo Mana uko mpagaze uyu munsi aha hantu turi mwicaye nuko Imana yavuganye natwe Yesu ashimwe cyane wajya ngo muri business n'iduka yenda ry'imyenda twafumbuye ngo nimuze oya nuko hari Imana yavuze kera ikavugana natwe ntabwo twari tuzi ko ari iki gihe kuri iri zuba bizasohora Yesu ashimwe 2006 mu bitaro rwa Faisal nakoze accident mbi irambwira ngo ndagukijije ari kuzamurera ntabwo narizi yuko ari iki gihe aya masezerano yakuzura Mana nishimwe cyane Bwana asifiwe irambwira ngo nkukuye mu rupfu ariko nusengera abarwayi zahagarara mbakize kandi nzabana nawe Mana nishimwe ndashimira kwitorera imyaka nari nkiri muto sha nari meze nka Kalebu Yesu ashimwe cyane hari umwana muto y'imyaka 30 none reba haleluya Bwana asifiwe ntabwo yibagirwa ntabwo ijya yibagirwa nari narabyibagiwe 2009 amasengesho turi kumwe n'umushumba wacu icyo gihe ntabwo agihari yabatashye haza imbaraga zibeze nk'umutingito mu cyumba twari turimo gusenga twari tumaze iminsi 3 tutarya tutanywa dusengera umurimo w'Imana Mana ishimwe cyane haza imbaraga ziteye ubwoba icyumba tugiye kumva cyose kirimo guhinda umushyitsi umutingito turumva umutingito matora twari turiho zitangira kujya gutya ubukeka Yesu ashimwe cyane Imana iravuga ngo ndaguhamagaye mwana wanjye tunda yumva nusengera abarwayi nzabakiza Mana ishimwe naho marayika yari mu cyumba Bwana asifiwe sana noneho umushumba wacu bari ufite umushumba usenga Mana uzabimwibukire yamfashije kanyigisha gusenga Yesu ashimwe cyane Nehemiya yajyaga akora ikintu akavuga ngo Mana